igihe utekereza ngo Imana yabihari cyangwa inyumva niyo Imana na se Theo n'ubuhamya nibwo turi kushaka natwe nibwo bwanzanye nibwo uri gushaka ni nabwo bwanzanye hano ariko icyo gihe nakigeze kuko hari undi udukurikiye uri guca muri icyo gihe baza ngo ya Mana niyo yavuganye nanjye ya Mana niyo nasenze icyo gihe aho rero turimo dusenga amasashe y'iminsi 7 Imana yaransuye ari mu gitondo mu rukerera irangije arambwira ngo amagambo ati inkuru za Pawulo urazizi numvaga ari umuntu tuganira ndamubwira nti se ziye ati abagabo basaga 40 bahiga yuko batazarya ntibanywa bataramwica urazizi ndazizi ariko se mitamusubiza ariko rero Pawulo we mwishwe yari ahari rero kuko numva nyine bari bakunzwe kandi bari baje ari abana b'isezerano Imana yavuzeho kandi noneho baje ari abahungu babiri beza bafite igikuriro cyiza kandi bari baje banakunzwe no muri bene nyina n'ababyeyi twari tubakunze ariko menye ko nyine mu gikombe ariho duca kugira ngo tugere ibwami nkomezwa naho hantu akimara kugenda wabonye isengesho cyane nararibonye ndasenga sengera umutware turasenga namubwira nti umudayimoni wo kukwihebesha tuza ko twari dufite n'amakuru ko Imana yamujyanye mu ijoro ariko ikintu cyantangaje nuko nagiye kubona mbona muri rya teraniro binjijemo indabo hajya n'umujwi rimbwira ngo harimo umugeni nareba hakurya simubone ariko nkabona indabo ziri kwinjira sinamenye ibyo ari bice ariko ya ndirimbo numva ngo yamfashije ndayiririmba mu bikombe katubwira ngo mwihangane yego murakoze dufatanijwe n'abadukurikiye kubihanganisha navuga ngo rya sezerano nubwo ryasohoye ariko ryahuye n'ibibazo nk'umuntu usenga ubitekereza gute none se ijambo ry'Imana riratubwira mu bintu byiza dushimye none Yobu yaravuze ngo mbese twahabwa ibyiza mu maboko y'Imana ibi byazo bikajya kwande cyambere ntago nacyo nashinje Imana kuko yararisohoje kandi gukora kw'Imana ntikwahagaze mugambi Imana urakomeza ntago rero iryo shimwe ryavuyeho turacyakomeza kwishima n'ubundi ko icyo yarivuze yari yagisohoje n'agahinda gakomeye kubura umwana mutoya akiri na muto gutyo no kwihangana ariko kandi nanone umuvandimwe wese we ameze ate uyu munsi nta kibazo afite nta kibazo mbega afite gusa yagize ikibazo akimara kubura umuvandimwe we ubona ko acitse intege cyane impanga burya ziba zisa nkaho ari umubiri umwe yaragenda arananuka asubira inyuma ubona ko nyine yatakaje ikintu ariko ubu ngubu amaze kwiyakira turabasuje bakunzi bacu tubifurije ikaze muri iki kiganiro twishimiye ko Imana iduha umugisha tukaba tugeze mu rugo tukaba tuhasanze umubyeyi Imana ishimwe cyane ko yakoze ibikomeye namwe turizera ko yabarinze natwe iraturinze rero tubahaye ikaze kuri Agape TV murakoze cyane utangira mwibwira abadukurikiye izina yanjye ni Mukakamara Aloysia yego ababeshanze mu mabyiringiro yego urakoze cyane iminsi myinshi kabisa ntitwayirukanaga murakomeye se Imana ishimwe ko yakoze ibikomeye natwe tukaba tubonanye namwe hanyuma rero mu gutangira mama byiringiro muraza kumenya aho amaze iminsi aherereye abantu benshi bagira ngo ntibari baherutse kumubona kuri kamera araza kutuganiriza ariko kandi mbere ko dutangira reka tumusabe gutangira asenga ashimira Imana ko yaduhaye umwanya kugira ngo tubonane tunaganire turagushimiye Mana nziza turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe dushimiye urukundo rwinshi dukunda dushimiye ubuntu bwawe tugirira dushimiye ko waturinze wabanye natwe warwanye intambara nziza twabonye ukuboko kwawe wagize neza kubw'ubuntu bwawe Mana rero tuguhaye ikaze muri iki kiganiro niwe tugize wa mbere ukiyobore uhagarare natwe mu izina rya Yesu ntaba ari twebwe umwuka w'Imana tuzenguruke kandi Imana amatwi y'abazatwumva bazumva imbaraga zawe bazumve kugira neza kwawe bazongere bagire ihumure kandi bahimbuke kubw'ijambo ryawe dufashe rero kugira ngo Uwiteka Imana tubere umuyobozi kandi uhagarare natwe icyo duheje n'imbaraga zose z'umwijima dufashe imbaraga zose z'abadayimoni duhaye ikaze umwuka rero kugira ngo tuzenguruke bisabye nizeye kubikora mu izina rya Kristo wambwira gusa amen murakoze cyane warutangiye wivuga mama byiringiro
ngira ngo cyangwa se ya mazina yandi yamaze kuvuga, ariko abantu benshi bazi izina rya Mama Byiringiro. Niyo wanditsemo kuri YouTube uvuga ati Mama Byiringiro, uhita ubona ubuhamya bwe, urugendo Imana yagendanye nawe. Mumaze iminsi hehe, byagenze gute? Tubasanze ahantu tutajyaga tubasanga, twabaga tubasanga mu mujyi, none tubasanze hirya y'umujyi, kamba ariko mbivuga. Aha tubasanze ni he? mu Dusanze twari dutuye Karuruma, benshi barahazi, ariko ubu ngubu dusigaye dutuye Gahanga. Kwagera ni hatari. Ni mu ntara. Ni hafi yo mu ntara. Kabisa, twegeranye n'Ubugesera. Imana ishimwe cyane. Mwarimutse ku bw'amahoro se cyangwa ni bya bindi Imana ivuga ati nimwimuke? Ni ku bw'amahoro to. Mwabonye Imana ica inzira mwimuka mu bundi buryo bw'amahoro. Mwabonye Imana ica inzira iratwimura, iradutuza. Amen. Imana ishimwe cyane. Kumaze iminsi utuje, abantu batakikubona mu biganiro, habaye iki? Wagiye icyambere ndabanza kubashimira kera, gutuza nta kindi, nanisegura ku bakunzi bacu, ntabwo ari intege nkeya, si ukurambirwa cyangwa kurambika umurimo, ahubwo ni kwa kundi nyine tukiri mu isi tugifashe igihe mu ntambara. Cyatumye rero ntaboneka cyane, hari abantu bagiye bashaka ntibambone, abandi bakambura. Nari ndwaye biza kugera n'igihe noneho nza gusama inda y'impanga y'abana babiri. Urumva ngira intege nkeya, ngira uburwayi, ntabwo byari byoroshye. Rero ndabura rwose, nanisegura ku bantu banjye. Hari benshi twagiranye gahunda ntizo byakunda, bashatse ntibambona kuko nafite intege nke cyane. Rero urumva tugiye urugendo rwo kurwara, gutwara inda no kubyara, nawe urumva harimo intera ndende cyane, ariko turashima Imana ko yabanye natwe. Yego. Ubu rero reka twanze kukurwara nk'umuntu usenga, nk'umuntu navuga ngo uba no mu murimo w'Imana. Abantu bose ngo wararwaye, ariko kandi ngira ngo hagiye gushira imyaka 2 cyangwa ibisubiri ntigiye kurenga. Kurwara biba byaramaze igihe kingana iki kuryo abantu bakubura igihe kingana gutyo cyose? Urumva ubundi buhamya burebure, harimo intera kuvuga ngo iyo mikoro rwose yiyegereza, niyo yonyine ndi kukubwira. Byafashe igihe kitari gitoya. Urumva nararwaye, ntabwo byari byoroshye Theo, ntabwo byari byoroshye. Hari abantu bagiye bansura, hari abo twagiye tuvugana, hari n'abansengeye, hari n'abo twasenganye. Ubwo rero muri make urumva ni ubundi buhamya wenda buzakomeza n'abantu bakamenya ko hari imbaraga z'Imana. Naciye rero muri icyo gikombe mbona nkivuyemo, nca no muri cyo gutwita nsama inda, nabwo ngira intege nke cyane. Ababyeyi bo barabyumva kandi barabizi. Nongera n'igihe cyo kubyara no kwita kuri za mpanga, rero ntabwo byari byoroshye. Nza no kugira ibyago, nyine navuga ko ari ibyago. Abana bujuje amezi 5, umwe yitaba Imana. Bujuje 5 bavutse. Ibyo turaza kubigeraho. Mama Byiringiro, iyo wanditsemo kuri YouTube bahita bavuga ngo umubyeyi ufite abana bangana gutya, njye sinibuze kubivuga ko babyanditse, ngo Imana imukoreye igitangaza koza ubukwe. Noneho nyuma umuntu agatekereza kubyara impanga, warabitekerezaga? Kubyara impanga ntabwo cyangwa se muganga akikubwira ko utwite impanga, wabyakiriye gute nyuma y'urwo rugendo rwose? Ngiye gutangarira Imana bundi bushya, kuko ntabwo byari bishya kuri njye, byari isezerano, byari bimaze igihe. Imana imbwira ko izampa impanga, ariko kubera ko n'abana nari maze kubyara, noneho nari ngeze nkumva kabisa ndashidikanyije. Kimara kubyumva rero byambereye igitangaza. Imana rero yakubwiye ryari kuzabyara impanga? Imana yabimbwiye nkiri Rusizi, nkiri Cyangugu. Igikunda kubivuga cyane mu materaniro, abantu benshi barabizi, twasenganye. Ariko no ku munsi wo gushyingirwa, umunsi nshyingirwa nabwo Imana ibisubiramo. Ivuga ko uzabyara impanga? Irabimbwira rwose ku munsi wo gushyingirwa, ikoresheje umuhanuzi witwa Jeannette, arabihanura. Abantu bati byashoboka bite? Ntabwo nzi ibyo abantu bakire mu mitima yabo, ariko urumva buri wese ahita abitekerezaho. Rero nkimara kumenya ko nzifite, twatangariye Imana cyane, kandi umutware nawe yari afite iryo sezerano. Nawe Imana rero yarabimubwiye. Urugendo rwo gutwita impanga ntabwo biba byoroshye. Ntabwo
byari byoroshye. wigeze no gusa n'ubivuga uti biri no mu byatumye ntaboneka. Hanyuma rero sa n'urutuganirizaho ni iki byakugoye wowe se? Wenda hari ibyo ababyeyi bashobora kuganira ari ababyeyi bawe, ariko hari n'ibyo wasangiza abantu muri rusange. Ntabwo rworoshye urugero rwo kwita impanga, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibisanzwe nk'umubyeyi utwite ufite inda y'umwana umwe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'ubumva utunze abantu babiri mu nda buremerewe cyane, bufite imbaraga nkeya, kuryama ari ikibazo, kwicara ari ikibazo, kugenda ari ikibazo, ntabwo byari byoroshye. Ariko nyine umubyeyi cyakora ni ukwihangana kuko utegereje isezerano icyo kizava muri yanda. Rero niyo mpamvu ntabwo byari kunkundira, sinashoboraga kugenda, no kwicara byarangoraga, no kuryama byarangoraga, nafite imbaraga nke cyane cyane, ariko Imana ibana nanjye irandinda. Murakoze cyane. Mu minsi yashize rero twakurikiye inkuru, mbona yuko mwagize ibyago. Uraza kutubwira ese ni muri ba bana b'impanga wari urimo uravuga, mu kanya ugeze gusa n'ubikomozaho ngo bagize amezi 5, byagenze gute? Iriya nkuru y'akababaro twabonye wasa n'udusangiza wenda n'abakunzi bawe babibonye. Iriya nkuru y'akababaro, urwo rugendo rwo gutwara inda, nagomba kujya kubyara ari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8. Nagomba kubabyarira i Kanombe, bafite rendez-vous, bagombaga kumbaga ariko nkabyara ku mezi 7 n'igice, kuko bararebaga bakabona abana bagize igihe. Yego. Ariko Imana irantabara kuko ari umukozi w'umuhanga kandi ndi ijambo ryayo, mbyara mbere y'izo tariki, mbyara neza. Ariko mbyaye neza, abana umwe avuka ahumeka nabi, biba ngombwa ko bamushyira muri neo. Amaramo ndumva aramazemo nk'ibyumweru 2, hamwe no gusenga Imana dutaha amahoro. Abana rero twaratashye, wenda kamwe nuko kari gafite ikibazo cyo guhumeka nabi, ariko amezi 5 ashize nyine umwe yitaba Imana. Ibyumweru 2 barabasezereye, bigeze mu mezi 5, ariko amezi 5 baciyemo igihe kirekire mwabanye hano. Yari yarakomeje se kurwara? Oya, nta kibazo kindi yari afite kinini, ntacyo. Katubabwire ngo mwihangane. Yego, murakoze. Dufatanije ubwo n'abadukurikiye kubihanganisha. Navuga ngo ryasezerano nubwo ryasohoye ariko ryahuye n'ibibazo. Nk'umuntu usenga ubitekereza gute? None se ijambo ry'Imana riratubwira mu bibi no mu byiza dushime. None Yobu yaravuze ngo mbese twahabwa ibyiza mu maboko y'Imana, ibibi byazo bikajya kwande. Cyambere ntago nacyo nashinja Imana kuko yararisohoje, kandi gukora kw'Imana ntikwahagaze. Mugambi Imana urakomeza, ntago rero iryo shimwe ryavuyeho. Turacyakomeza kwishima n'ubundi ko icyo yarivuze yari yagisohoje. N'agahinda gakomeye kubura umwana mutoya, akiri na muto gutyo, no kwihangana. Ariko kandi nanone umuvandimwe wese we ameze ate uyu munsi? Nta kibazo afite, nta kibazo mbega afite, gusa yagize ikibazo akimara kubura umuvandimwe we. Ubona ko acitse intege cyane, impanga burya ziba zisa nkaho ari umubiri umwe. Yaragenda arananuka asubira inyuma, ubona ko nyine yatakaje ikintu, ariko ubu ngubu amaze kwiyakira. Hari amakuru namenye ariko yuko ngo warwaye uraremba cyane, bituma wenda wajya no muri koma. Uzi no kumbwiraho? Ni muri icyo gihe cyo kubyara cyangwa ni nyuma yaho? Njyewe nararwaye Theo, n'ubundi buhamya buriya tuzabiganiraho. Ni ubuhamya bukomeye, ariko ikiri muri ibyo byose ni uko Imana yabanye nanjye, kandi nakuyemo isomo byagufasha benshi. Ni mbere yo kubyara ariko cyangwa ni nyuma yaho? Urebye ni mbere. Hanyuma rero wamugana urugendo rw'ubuzima bw'umuntu ruba rurimo ibintu byinshi, haba harimo byinshi byo kuganiraho n'ibyo kuvugaho. Hanyuma rero nk'umuntu usenga Imana uyu munsi wa none, iyo ubonye iby'Imana imaze iminsi igutambutsamo, wavuga gute Imana? Cyambere icyo navuga ni ukwishima, kuko icyambere iba yarandinze ndabibona, nabonye ukuboko kw'Imana, kandi cyane nk'umukristo usenga ubana n'Imana, uvugana n'Imana, ntabwo biba byadutunguye.
hari uburyo ikintu cyiza Imana ikagiguteguzamo cyakugeraho ukamenya uko ugihagararamo. Rero ntabwo nabura gushima Imana ku byo yakoze, kuko kano kanya kuba ndi kubasha kuvuga nkaba mbasha kongera kugaruka kuri uyu murongo, nuko Imana hari icyo yakoze. Hari icyo yakoze, byari gushoboka ko nanjye ntambuka, byari gushoboka ko nanjye mba ntakiriho, byari gushoboka ko nanjye mba naribagiranye, kano kanya tukaba tutakicaranye. Ariko ndashimira Imana kandi mbwira n'undi muntu wese uri mu bigeragezo gukomera no kwihangana, kuko ikintu cyose udafitemo uruhare cyangwa Imana ifitemo inyungu kugira ngo ikigucishemo uba ugomba kukihanganira. Gusa ikintu nakuyemo ijambo ryitwa kwizera. Kwizera Imana mu gihe bishoboka n'igihe kidashoboka, ukizera Imana ko ihari. Hari igihe tuba mu buzima bwo gusenga tugashaka n'Imana ariko nta kwizera dufite, tukayemezwa n'ibyo yakoze iki Imana irahari, yantabaye Imana irahari, yampaye inzu Imana irahari, yampaye imodoka Imana irahari, yamdihiye amashuri y'abana irahari, nuko ariko none hari igihe kigira ntubibone, ahubwo ukabona ibyago, ukabona amakuba akugezeho, ukabona ibitandukanye n'ibyo Imana yavuganye nawe. Icyo gihe rero cyo nabwira umuntu unyumva ni ugukomera ntave ku Mana, kuko hari igihe Imana isa nkaho yegeyeyo, igasa nkaho ikubira. Urabona nk'iyo umwana atangira guhagarara, arimo yiga guhagarara, hari ukuntu umubyeyi amuhagarika akamuhunga, ariko ukaba uri kumurebera hafi kugira ngo naza gusa nkaho ananiwe agiye kwitura hasi umuramire. Rero uko niko hari igihe kigera Imana igasa nkaho nayo iduhunze, ariko iturebera hafi. Ni cyagera uca mu bigeragezo, mu ntambara. Hari ijambo nasomye mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo Imana isa nubwo Imana isa nkaho iri kure, ariko ntijya iba kure y'umuntu wese. Ntabwo Imana iba kure, uko waba uri kose Imana iba iri hafi yawe. Aho rero niho ugera mu gihe muri icyo gikombe uri umukristo cyangwa uri umunyamasengesho, ukibaza ngo mbese ko nasenze Imana ikaba yarambwiye ko izampa abana babiri, umwe ikaba imwisubije, iracyari y'Imana. Imana yahagereye ikureka kugira ngo irebe uko uza kwifata muri icyo kibazo cyangwa muri ibyo bintu uri kunyuramo. Icyo nabwira umuntu unyumva wenda n'ikigerageza afite cyangwa intambara, aho ni Imana ipimira kwizera kwawe n'urukundo uyikunda. Ntabwo Imana ikurebera mu mashimwe, ntabwo Imana igaragara mu mashimwe, mu bitangaza ikora. Imana ikurebera mu bigeragezo, mu byo uri kunyuramo, mu ntambara urimo, cya gihe byagushaririye, cya gihe icecetse, cya gihe abantu bagutaye, cya gihe abantu baguteye umugongo, cya gihe ugeze muri ntibishoboka. Aho ni Imana isa nkaho yegeyeyo, kuko ntuba ukibasha kuyibona, kuko hari n'igihe itakiri ikakwihorera, ariko ntivuze ko iri kure yawe. Aho rero umukirisitu wese nawe cyangwa umunyamasengesho namubwira ngo aharanire kuyizera kuruta mbere. Wizere Imana uvuge ngo nubwo ndi kubicamo ariko irahari, nubwo ndi gusenga ntivuge ariko irahari, nubwo ndi kubona ibitandukanye n'ibyo yavuganye nanjye, ariko nzi ko Imana ihari. Aho rero niho igipimo cyiza na Satani aba ahari, kugira ngo abone inzandiko azamura imbere y'Imana kugira ngo akurege. Rero aho hantu niho benshi Satani ajya agira gute, niho benshi Satani ajya dutsindira, akatwicira, tukibwira ko Imana yadutaye, tukibwira ko Imana yadusize, tukibwira ko itagihari, ukavuga ngo mbese ko yavuganye nanjye baramva, nuko amagambo akaba menshi. Amajwi ya Satani aza akagusura akakubwira ati wabonye ko ibyago byakugezeho, wabonye ko bya bindi noneho watinyaga bigushyikiye, Imana yawe irihe. Wasubira mu magambo n'amasezerano ufite ugasanga koko yavuganye nawe kutazagukoza isoni, ariko hari n'igihe byemera zikagukora kandi warasenze Imana. Ariko ikintu numva nabwira umuntu unyumva ni ukugera aho hantu agakomera kandi akihangana. Wigeze ugira igihe utekereza ngo Imana yaba ihari cyangwa inyumva niyo Imana na se? Theo ni ubuhamya nibwo turi kushaka natwe nibwo bwanzanye, nibwo uri gushaka, ni nabwo bwanzanye hano. Ariko icyo gihe nakigeze, kuko hari undi udukurikiye uri guca muri icyo gihe yibaza ngo ya Mana niyo yavuganye nanjye, ya Mana niyo nasenze. Icyo gihe nta muntu utakigeramo, icyo gihe nta muntu utakigeramo, kuko nta muntu n'umwe utakigeramo, kuko nayo yageze igihe ava mu munsi yavutseho. Ariko ikintu namukunda, yageze ahantu aravuga ngo naho yanyica
nzapfa nyiringiye kandi nzakomereza inzira zanjye imbere yayo uvuga ngo wenda naciye mushaka kumenya icyankomeje nta kindi nakomejwe nuko Imana yari yavuganye nanjye ko hari ishuri riri imbere yanjye kandi ngomba kuryiga ko izabana nanjye. Hari n'uburyo Imana ivugana natwe twebwe tukabyumva ukundi kandi iyo ibivuze ukundi aho rero ni hahandi ugera ugashidikanya ukabyitiranya. Biba bisaba ko dusenga kugira ngo n'Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe ikintu tubwiye ko dutewe. Ndabyibuka ndi gusenga Imana twari kumwe n'abandi bantu turi mu masengesho y'iminsi 7. Hari igihe dusenga ibyo dusaba ntabwo ari ibyo Imana iduha. Ntabwo buri Imana nabonye ni nk'umubyeyi buri umwana ibintu byose agusabye ntabwo bimuha. Ntabwo umwana rwose nubwo yarira ati data ndashaka bombo kubera ko uzi ko bombo nuyimuha imwicira amenyo ntabwo uyimuha ahubwo uramuzanira umugati nubwo atari we yagutumye. Aho rero turimo dusenga amasengesho y'iminsi 7 Imana yaransubiye ari mu gitondo mu rukerera irangije arambwira ngo amagambo ati inkuru za Pawulo urazizi. Numvaga ari umuntu tuganira ndamubwira nti se ziye ati abagabo basaga 40 bahiga yuko batazarya ntibanywa bataramwica urazizi. Ndazizi ariko se mpitamusubiza nti ariko rero Pawulo we mwishywa yari ahari ntabwo nzi impamvu nahise nsubiza gutya. Arambwira ngo nawe mu byo ugiye gucamo Yesu azahakubera. Ijwi ntabwo nongeye kuryumva ndabyuka mbibwira abo twari turi kumwe nuko turasenga. Ku munsi ukurikiyeho n'ubundi mu gitondo mu rucyera tumaze gusenga saa 9 ijwi rirenzaho rirambwira ngo uko nabanye na Dawidi niko ngiye kubana nawe. Kimara kumva ryajwi mbyutse abo twari kumwe n'umutwari twari turi kumwe ndabaza none ko numvishije ijwi. Barambwira ati rero Dawidi birasaba ko ufata igitabo cya Dawidi ukagisoma kuko Dawidi ari umunyentambara buriya nawe hari urugamba ugiye kwinjiramo. Wenda muri make ngarukiye aho ntago byatinze buriya Theo tujya twibeshya. Hari amasengesho dusenga atashaka gukuraho umugambi w'Imana ahubwo ukayasenga kugira ngo Imana igire guti guha imbaraga. Ya masengesho akaza akagutera ikinya ukabicamo akaguha kwihangana Imana ikagukomeza ariko ataza gukuraho umugambi w'Imana. Rero ayo magambo muri make Theo niyo yamfashije yagiye ankomeza. Ntabwo byari byoroshye ni urugamba rurerure. Babagabo 40 se warababonye intambara nziza narababonye ntabwo babura kubabona. Narababonye rwose narababonye ariko nkomezwa nuko nabwiye ngo Yesu arahari. Yesu azahakubera. Ndavuga nuko byasa kose nubwo bikomeye nubwo bitoroshye ariko ngahumurizwa nuko Yesu ahari. Aha niho hantu navuze ngo hari igihe Yesu ajya asa nkaho udahari. Ajya asa nk'udahari akakurikira mu kibazo ugasenga 7 ugasenga 3 ukiyambaza abantu. Kandi Theo ikintu nizemo muri ubu burwayi wenda se naciyemo nijemo ijambo ryo kwizera no kumenya neza ko nta muntu n'umwe Imana itakoresha. Ushatse kuvuga ko abo yakoresheje bari abantu ba hafi yawe? Hari n'igihe kigera ntibakore. Abasunitse ikigeragezo cyawe ni aba hafi yawe? Ntabwo ari ikigeragezo navuze ahubwo nashatse kuvuga ko Imana iba mu muntu wese. Hari igihe uburibwe bukuribwa ugakubitwa ukavuga ati yaba nari mbonye Theo kandamburaho ikiganza nahita nkira. Ariko nyamara wa mwana wawe w'imfura wabyaye nawe yaza ukavuga ati mwana nsengera akuramburaho ikiganza kandi Imana igakora. Nabigize ngo bene data nabo bagisunitse. Bagize ngo bagisinyitsizwa n'abandi bande. Nabo no kubihangana. Nese Imana nabo barimo abakozi kugira ngo Imana bakore. Yagiraga ngo bene data b'ibinyoma bamushinjaga bamubeshyeraga byinshi. Mu bakora into ba 2:11 yarabivuze ngo na bene data b'ibinyoma bene abo rero abahari. So mbabarire nimbaza gutya n'abankurikiye mu mbabarire. Mama Byiringiro n'umuntu Imana yahaye umugisha w'abana ndetse no baranakura aranashingira kandi agenda kongera gushyingirwa araza kwitubwira. Ariko amakuru namenye ku bantu bakuru nuko ngo mu myaka iyo umuntu agenda akura ngo umwana niko arushaho kumuryohera. Ngo niko umwana arushaho kumuryohera. Hari n'umuntu ugeze kujya dusetsa n'ubu ari pasiteri zigira inshuti ye bavuga ati umwana
mu myaka y'ubukuru abakomeye wenda sinzi niba mwe mwari bayigeremo ariko reka mvuge gato kuri bari abana b'impanga. Kumva ko Imana itumye umwana wawe agenda w'impanga w'isezerano abantu Imana yavuzeho akagenda ku mezi 5 wongeye kubona isengesho senga icyo gihe ufite isengesho rimeze gute? Theo mbo kubyakira byarangoye ariko Imana yari yansuye. Twari dufite amasengesho y'iminsi 7 nge n'umugabo. Imana twatangiye ku munsi wa 2 n'umwana yapfuye. Oya ku munsi wa 3 ndamubwira nti rero umwana yapfuye muri mu masengesho. Muri mu masengesho. Yari yabikubwiye se nibura mbere ya? Ntabwo yavuze mu marenga. Nge yaransuye mu nzozi ngira umugisha wo kurota cyane. Imaze kunsura ndota ndi mu iteraniro rinini ry'abantu benshi bari badushagaye ariko nkajya mbona iteraniro ryanjye n'umugabo. Noneho mbu ndota nge n'umugabo turi kuririmbana indirimbo ivuga ngo mu bikombe by'imisozi niho duca tujya ibwami ngo mugende uko muri kose nta n'ibyago mutinya. Indirimbo turayiririmba abandi bakajya badukomera amashyi tubura n'umwe udufasha kuririmba. Ariko ikintu cyantangaje nyiririmba ngo mbona ni mu bihe byiza turi mu mwuka nge n'umugabo twenyene muri iryo hari abantu benshi cyane. Ariko ikintu cyantangaje nuko nagiye kubona mbona muri rya teraniro binjijemo indabo. Hajya n'umujwi rimbwira ngo harimo umugeni. Nareba hakurya simubone ariko nkabona indabo ziri kwinjira. Sinamenye ibyari bice ariko ya ndirimbo numva ngo yamfashije ndayiririmba mu bikombe by'imisozi mugende uko muri kose nta n'ibyago mutinya namwe mwaza mwaturinda nuko indirimbo ndaririmba ndabyuka mbwira umugabo nti ndose inzozi zikomeye ko ndose mbona turi kuririmba abaterano rikazamo indabo nge nawe ariko noneho tukaririmba indirimbo ariko iyo ndirimbo imara iminsi indimo yanga kumvaho nta n'ibyago dutinya mugende uko muri kumva Imana yari yamaze kuntegura ariko ntiyambwira ngo umwana azataha yarabiduhishe. Turasenga ahubwo ihita imbwira ngo musenga amashusho y'iminsi 7 nta kintu tubwiye dusengera. Umwana urumva yararwaye yahumekaga nabi ariko atari cyane. Turamujyana kwa hategeka bamuha imiti bamaze kumuha imiti turayimuha umwana aranakira kwa guhumeka nabi birarangira. Yatashye rero umwana nta kibazo afite. Ya masengesho ngewe turi gusenga ku munsi wa 3 nijoro hari undi muntu w'isubira cyangwa twarimo dusengana twayobonye yahise avuga ati nanjye tuzafatikanya. Twarasenze nasenze nk'amasaha 3 ariko mpatwe guterura wa mwana umva ni 2 noneho mpatwa kuba ari we nterura kubera ko baramukundaga cyane kuruta umutoya we. Uwo nguwo mukuru watashye baramukunda yari gakuru yari gakuru kubyo byajyaga nanabitunganyiriza abana ntabwo kuki umwana ari we mukunda cyane no kubera iki ariko Imana arizi ko tutazamutindana. Nahise rero mpatwa no gutera wa mwana umva ni 2 ariko mpatwa gufata wa wundi ndamusengera ndasenga amasaha 3 umugabo ararambirwa na wa mundi twatesenganaga nawe mayinite arashira ngenda komeza ndasenga ndarangiza turamuryamisha umwana aragenda aba mwiza cyane. Noneho papa akanyambwira atari ku mwana ko yabaye mwiza cyane nto byagenze gute atubanza ari amasengesho wagize gute wamusengeye ariko nyine umugeni asukwe. Aho rero akimara gutaha umwana atashye maze gupfa ko urumva ko byakira biba bigoye. Umva yarasekaga ari umwana mwiza rwose ibiro byinshi bari bafite ibiro byiza bishimishije bari abana bageze igihe cyiza baseka nuko birangora kubyakira. Byarangoye ariko uko bingora yandirimba iraza numva umuntu andirimbiye mu matwi yarayitangira arongera ariko noneho yagira ngo mugende nta n'ibyago mutinya akaba ari hasubira mpita numva mpawe imbaraga ntashobora kumenya ahantu ziturutse. Hari imbaraga burya Imana igereza abantu bayo kandi burya Theo nasanze Imana itaziguhaye wanakwiyahura ariko Imana hari uburyo imanura imbaraga nawe ntumenye ahantu wazikuye. Nahise mpabwa imbaraga rero ntaza hano nanjye zivuye muri iyo ndirimbo ariko ingumamo nkajya numva afite agahinda ariko ya ndirimbo yaza nkumva kagahinda kareyutse. Nuko rero Imana idukomeza gutyo umugabo kubyakira biramugora nuko ariko bukeye mbona kubyakira byamunaniye Imana irambwira ngo musengere ndamuha imbaraga turasenga nawe ahabwa imbaraga. Rero numva nyine bari bakunzwe kandi bari baje ari abana b'isezerano Imana yavuzeho kandi noneho baje ari abahungu 2 beza bafite igikuriro cyiza
kandi bari baje banakunzwe no muri bene nyina. Yeah. N'ababyeyi twari tubakunze ariko menye ko nyine mu gikombe ariho duca kugira ngo tugere ibwami, nkomezwa n'aho hantu. akimara kugenda wabonye isengesho cyane, nararibonye ndasenga, sengera umutware, turasenga, namubwira nti umudayimoni wo kukwihebesha tuza, ko twari dufite n'amakuru ko Imana yamujyanye mu ijoro. Ariko ikintu cyantangaje nuko nagiye kubona mbona muri rya teraniro binjijemo indabo, hajya n'ubujwi rimbwira ngo harimo umugeni, nareba hakurya simubone ariko nkabona indabo ziri kwinjira, sinamenye ibyo ari byo, ariko ya ndirimbo numva ngo yamfashije ndayiririmba mu bikombe. nakwihangana. Ngo rero namaze kumenya ko mu bikombe burya no mu misozi ariho duca kugira ngo tugere ibwami. Ntabwo urumva niba tuvuga ko turi mu rugendo rujya mu ijoro tugomba no kwihanganira ibitugezeho. Rero ntabwo nabura gushima Imana ko yaradukomeje, twarabyakiriye. ubu mwarakomeye. Twarakomeye. Imana ishimwe cyane. N'abandi bari mu byaho ngo twabakomeza. Yego. Hari umuntu abadukurikiye ubuzima abona butari kwemera, inzira yacagamo zidakunze, yumva amajwi yica mugongo gusa, ukomere nawe byashoboka. Cyane. Yabakomeje namwe yabakomeza. Rero uyu munsi nk'uko mubibona twamusuye rwose ameze neza, Imana amugiriye ubuntu. Abana nabonye invitation arashingiza, nubwo bagize ibyago ariko bafite n'ibirori. Reka ngaruke, yitwa Mama Byiringiro, none invitation yanditseho Byiringiro, ni wa muntu ugiye gushyingirwa witirirwa? Ni umwana wanjye mukuru w'imfura. Niwe mfura yanjye, niwe mukuru. Ubukwe duheruka gutaha se ni ubwana? Ni ubw'undi mwana w'imfubyi nayo narareze. Ese bambe najyaga ngira ngo urya niwe mukuru. Nyine urumva kuko namureze ari muto, namufukuye mu kigo cy'imfubyi ari muto, abantu benshi bari bazi ko ari uwanjye, kandi kuko nyine ni uwanjye. Ariko si wowe mu nda? Ntabwo ari uwo mu nda. Hanyuma rero ubu ugiye gushingira imbaraga zawe uwo zahereho zikwereka ko ushobora kubyara. Niko Yakobo yavuze ngo imbaraga zanjye. Hanyuma rero ubyakira gute? Ugiye gushingira, ni umugisha, kandi nyine n'ibyo byose nabyo Imana iracyakomeje no kubikora. Ubyakira gute? Ukuntu byakira ni umunezero. Manditse aranditse aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Rero ni umunezero utewe, burya ni byiza cyane kubana n'Imana ukavugana nayo ukazanabona ibyo yavuze bikoze. Rero ndanezerewe, mfite ibyishimo byinshi. Imana yajyaga imbwira ngo nzaguha abakwe, nzagushyingiriza abana ari bato. Rero narabyubushe bwa mbere numva simbyakiriye neza. Akuzaniye umugeni se? Abimbwiye. Ariko Imana yarambwira ngo ariko ntabwo wibuka ko navuganye nawe. Ubwo rero ni umugisha, ni umunezero, nanasaba abantu inshuti zacu, urumva nyine muri ibyo nubwo ntabisobanure ngo mbivuge byose, ariko nzabibabwira. Naciye mu gikombe kitari cyoroshye, telefoni barayiba, ntakaza nimero z'abantu benshi, ubwo ubu mfite nimero nke cyane. Ubwo rero nkaba nifuza ko nyine mwanatumira abantu namwe murimo mukaza twishimana. Imana ishimwe cyane, tuzarutaha. Hanyuma rero wa musore, bya byiringiro byawe, uyu munsi ugiye kumushyingira, narimo nkubaza uko wiyumva, ni umunezero, ariko Imana yambwiye ko izajya bashyingira ari batoya. Bivuze ngo izajya bashyingira ari batoya, umuntu udukurikiye avuga se ntugiye gushyingira umwana utujuje imyaka? Oya. Ntabwo ari byo batewe amateka yanjye, ntabwo nari nzi ko nanjye byangeraho. Amateka yanjye yari mabi cyane, ngira ngo urayazi, n'abandi barayazi, hari n'abayahagazeho bayazi ko wenda se kuruta ababyumva ubu. Ariko Imana yarayahinduye. Urumva gusigara uri umwana 10 kabisa. Urumva gusigara uri umwana w'imyaka 10, ugasigara usa nkaho uri wenyine. Imana ikabana nawe muri urwo rugendo rw'ubupfubyi utari bworoshye, nyuma ikaguhereza umuryango w'abana, nawe ukakugora. Mba numva bijya bindenga, nkabura icyo naha Imana, nkabwira Imana ngo Mana warakoze.
urumva ngeze n'igihe noneho cyo gushyingira ajya mbwira ati nzabona umunsi w'uko bazaguha igiseke ibiseke byo natangiye ahubwo ubu muri uyu mwaka mfite nk'amakwane y'abana bawe y'abandi nareze y'abandi wagiye urera ariko noneho bazaguha igiseke cya byiringiro mukazana azakizana ni umunezero cyane hahandi umuntu yavuga ngo ntibazakura ntibazabaho uzamayibobo nuko ariko Imana irinda ijambo ryayo. Icyo ngicyo uvuze ababyeyi benshi bagira ubwoba, harimo abadukurikiye bagifite ubwoba bavuga ati abana Imana impaye kusigarana ari batoya bazakura bazagera ku kigero ko ku Mana yanjye, akaba yikanga. We hari ibanga ujya utekereza arinda wakoresheje? nta banga nta buhanga. Satani afite intwaro ajya turwanisha. Intwaro ya mbere Satani burya agira ku mukristo cyangwa ku mwana w'umuntu Imana yaremye ni ubwoba. Satani yamaze gutera ubwoba ahita akorera ko ibintu byose bidashoboka. Hari igitabo nasomye cyitwa Urugendo rw'imibereho ihindutse, kiravuga ngo ikibuga Satani akoreramo ni ubwoba. Umunsi wagize ubwoba ujye umenya ko uhari ikibuga Satani azakoreramo. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo ntibikwiriye ko umuntu utayizera yabasha kunezeza Imana, kuko burya iyo wamaze gutakaza kwizera ni ubwo bwoba. Rero ikintu nabwira abadamu cyane bibana batawe n'abandi muri rusange bafite ingorane zo kuba bari kurera abana bonyine, burangiye mbonye umudamu wataye abana 2 3 ndababara, numva agahinda. Igihe twibwira ngo njye mbeshejweho n'umugabo mbeshejweho n'umugore ukabigena muri iyo ntuzi, ubutarazamuka mu kwizera ngo umenye ko hejuru y'ababyeyi cyangwa ababyeyi ngo bavane, ubutarazamuka mu kwizera ngo umenye ko ubeshejweho n'Imana, bigagutera ubwoba bwo gutaba abana ukabajugunya. Ariko namubwira ngo fata abana bawe, Imana irahari. Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi mwiza. Imana ni data uruta abadata batubyaye. Imana ishobora ibintu byose. Imana iyo wayizeye ukayirwanira ishyaka kandi ukagambirira neza ntabwo ugiye gukoza isoni. Ko njyewe ndabyibuka sigara mfite imyaka 10 naciye mu ngo nyinshi narabivuze. Ntabwo banderaga se bari banze. Nakoraga akazi ko mu rugo kandi umva nari mfite imyaka mike, aho batampembye iki bwari ubuzima bukomeye kugira by'uburubona naho urara. Ubwo rero nkuriye ayo mateka nkazamuka kugera ku gihe 17 mbyariye Byiringiro nkamubyara ngakurira ayo mateka, ninde wabigizemo uruhari? Nta bwenge nari mfite, nta babyeyi. Urumva ntago naza kwishingiriza imbaraga z'ababyeyi, nta bari bahari cyangwa abavandimwe. Noneho nkaza kugera no mu gihe cya papa wari twari twababyaranye simubone, ariko Yesu arahaba. Ntago byari byoroshye, abana 7 harimo abakobwa 5. Ariko buriya urakoze kuvuga kuri ako kantu. Iyo umuntu akiri mu bigeragezo abantu arababura cyane, baragenda bose cyane. Nawe uwo mupapa ruka wamubura, aho Imana igiye gutya ikaguteturika kwibuka, nta makuru ye noneho ntabwo nayamenya. Iyo ntuyambaze kabisa. Ariko byibura nuko ari aho ari muzima cyane urayazi. Ariko amakuru yena nshobora kuba ntayazi, ariko nkayumva ko ari muzima. Burya iyo umuntu batakubikiye ko atakihari ukabuzi ko ari muzima ahumeka, arahari. Icyo mbivugiye ntabwo ari ugusubiza inkuru inyuma cyane, kuko twarabiganiriye kenshi. Hari ubuhamya twagiye duhana, waduhaye n'abasura inyuma babikurikira. Ahubwo icyo nashaka kwibutsa ni uko wakoze ubukwe bw'umugisha n'umugabo rwose twakoranye n'ikiganiro, avuga ati ubu aba bana n'abanjye cyane, kandi atangiye no kugufasha kubashingira. Ariko nanone burya haravuga ati kuki se atari kuvuga wenda wa wundi? Niyo mpamvu mbambajije icyo kibazo. Kandi nyine umwana w'imfura abakomeye, byongeyeho umuhungu mu Rwanda hari ukuntu tubyubahiriza cyane. Ubwo niyo mpamvu narigiye kuvuga ngo ese iyo ugeze kuri uru rwego wibuka no kumubwira ngo ujye kwibuka yuko hari ahandi ukomoka. Urumva umwana w'imyaka ingana gutyo, umusore ugeze igihe cyo kubaka urugo, nawe afite ibitekerezo, bari mukuru, afite ubwenge, areba kure. Ntabwo ari ngombwa ko nabimubwira. Nibyo byiza. Ubu rero mama Byiringiro ejo bundi azaba afite igiseke yahawe n'umukazana, azaniwe n'umuhungu we w'imfura, kandi ni umugisha mwinshi. Uretse n'ibyo ngibyo
kubona nyuma y'ayo mateka yose na bya bibazo byose yaciyemo, kubona mama Byiringiro atekanye ari gushyingira abana naryo ni ishimwe rikomeye cyane buriya si twavuga ko n'undi munezero urenze cyane uko umuntu yabivuga nuko yabitekereza cyane. ubwo rero tukwifurize ko ubukwe buzagenda neza cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. invitation se wamaze kuzitanga cyangwa uracyatumira? Ndacyatumira, ndacyari gutumira. Uzabera he? Uzabera romantique Gisozi. Ku Gisozi. Biroroshye kabisa. Inshuti, abavandimwe, inshuti zacu batubuze, abo tudaherukana turabatumiye. Ntara ku Gisozi, azashyingirwa ku rusengero rwa ADEPR k'Umukenke. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu. Hanageze. Turabashimiye rero, turagushimiye kandi dushimira n'Imana ko yakurinze nyuma y'igihe kirekire utaboneka, abantu batakumva bibaza se wa mubyeyi yagiye hehe. Mubyumvise ko arahari. Ndahari none. Ubu ameze neza, umwana amaze gukura, nuko twebwe tutamufashe kubera ko ntidufata abana bato. Ariko amaze gukura, ari gukambakamba. Imana yabagiriye ngo niba utamuherukaga nizere ko wamubonye. Hari akabazo nshaka gusorezaho. Nyuma y'izo ntambara zose umuntu aba agiye acamo, uracyabasha gusenga Imana ukumva uri gusabana nayo? Cyane, ahubwo niho nsenga. Ntabwo ushobora guca mu bintu nk'ibyo ngo ure kuvanamo izindi mbaraga. Ntabwo hari igihe bishiduka noneho bikumazemo n'imbaraga. Oya, ntabwo bishoboka. Ibyiringiro bigashira. Birashira, ariko Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanjye nubwo yagwa ntabwo azarambarara. Rero Imana ishimwe ko ukibasha gusenga, none ugiye kongera kudusengera. Ntabwo wabireka. Urakoze cyane, reka dusoze wibutsa abantu za nimero zawe. 0782233059 n'uwajya kuri Rakora TV yazibona. Ubu ibiganiro ntibiherukaho? Ntabwo biheruka, ndisegura ku bakunzi banjye. Ntabwo ari uko n'abanzi sinanabatereranye, ntabwo byari byoroshye, ariko buri Imana ari kimwe ibindi bintu bishya nzabazanira. Turagushimiye cyane, reka tugusabe gusoza usenga n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga. Turagushimiye Mana nziza, turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe, dushimiye urukundo rwiza, dushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira na bene data ku mbaraga zawe. Twabonye kugira neza ko Imana warahabaye, uri Imana yihariye, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite imbaraga. Mu izina rya Yesu, Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kujya gukora iby'ubutwari, kujya gukora iby'imbaraga. Arongera aravuga ngo amahanga yose yarangose, mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo bangose nk'inzuki ariko bazima nk'umuriro w'amahwa. Dushimiye Imana ko ijya ibasha kuzura uwari upfuye, dushimiye Imana ko ifite imbaraga zifata ubushobozi, dushimiye Imana yuko ari Imana iri hejuru y'ibintu byose, dushimiye Imana ko ari Imana ijya ibasha kurema. Nanjye kano kanya nsengeye bene data basha kutwumva, abari mu ntambara zitandukanye, abari mu bigeragezo, abarwaye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abatawe, mu izina rya Yesu, abashomeri, umuntu wese ubabaye wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, senza Imana kugira ngo ukuboko kuza kw'Imana kumugere, kandi mbasaba imbaraga no gukomera, utange gutsinda, utange kunesha mu izina rya Yesu, ukureho iterabwoba ry'abadayimoni, abantu ukomeze bakwizere. Mana, rero dusabye umugisha ku muntu wese uzategera amatwi iki kiganiro, kugira ngo umuntu wese uzacyumva afite ikibazo uzabashe kugikemura. Utange imbaraga ku bantu bawe, dusengera n'umurongo rero kugira ngo utange imbaraga, wagure cyane, ugere kure kandi ugere kuri benshi bababaye. Turagushimiye ibihe byiza uduhaye, dushimiye igitaramo cyiza uduhaye, dushimiye iki kiganiro, kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi utange imbaraga. Mbisabye neza kubikora mu izina rya Kristo, wabambwe rimwe gusa. Amen.